this beautiful song. This guy is so calm. I love Mike. Ariko so calm. Wumva n'ukuntu abiririmba byonyine ari gushyira muri mode. But you guys, hey, I need his number. Yeah. Hey, this Friday. Nayo twaguha. Mike irinda no mukobwa n'ukukiba. Oya sha nukanyirinde pe. Oya. Umva ukuntu uri kuvuga byonyine. I just had to. Ushobora kugusha umuntu mu mutego. Wow, ujazemo. Umva. Yeah. Narindi kureba kare twavuze kuri story ya Muyango. Umva. Natinye icyo bita igitsina gore. Kubera iki mwadutinya? We are the best creatures. Urukiko rwagiye kugenzura imitungo ya Muyango ku giti cye. Basanga imitungo imwanditseho ni nka 10%. Mije cyane. Clap for that. Narakubwiye that woman no muhanga ugira ngo ndabeshye. Urabona ya modoka twavugaga igura hafi miliyoni 50. Ntabwo iri ku mazina ye. None se ninde wakubwiye ko areye? Kubera iki nayishira ku mazina yawe? Kubera iki? Bagabo murumva ukuntu twebwe tuba turahonga gusa. Oya, iki uzi ikintu bikwereka. Abagabo b'Abanyarwanda bamwe na bamwe ntago ngiye ku generalizinga bose sibyo bazi ngo abakobwa mugiye gushaka ngo babashatse ngo kubera imitungo yigatoramenye mukirengagiza ko abakobwa bazi gukora nabo ukavuga ati reka nkakuriye kwa abakristiano twabivugaga n'ubanza imitungo yarayanditse kuri nyina nkuko abagabo basanzwe babikora ukibagirwa ko natwe abakobwa ibyo bintu tubigira nase ntago tugira nase nta babyeyi ngira cyane ntaba ari umuntu abanjye cyangwa bakuru banjye ngira kandi winjiza amafaranga menshi ku kwezi you get what I mean so nishatse nanjye ibyo bintu mudukora natwe twabikora plus urambwa amafaranga uriya mukobwa avunikira kuriya bivuze ko mujya muduhisha sometimes nagaruka kuguhisha umugabo no mubwire none se ko umisha umuntu uncitinzeho you get what I mean unci inyuma ngo ngiye singuca inyuma bagabo tube maso umva ndaguca inyuma in a smart way mu buryo bwo gushaka amafaranga umbwire right now yes mu buryo bwo gushaka amafaranga she's making her money she's hiding all those receipts you get what I mean kugira ngo uriya mugabo bitazagwa nabi so umugabo niba yarafite target what does Kimenyi do yari umukinnyi w'umupira w'amaguru yakoreye amafaranga menshi retired ariko wakoraga past tense yarafite na business uri muri past tense ariko yarakoraga so what does he have right can you show me what he has Muyango turabizi ko akora buri joro akinjiza miliyoni niyo yakwinjiza 300,000 dukoresha 300,000 wallahi afite imodoka yanditseho Muyango irinjira Kigali ukagira utya uwo Kimenyi afite iki aratwereka ageze ya kera Muyango nawe afite akabenz afite imodoka ebyiri n'inzu na salon ya salon bari iri ari salon yari uyu mugabo iri he men mube maso abakobwa hano If Capital FM plays you a boring song like duh that's impossible please call the police.